aze kubana nawe. Uyu munsi rero tugarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, tuganire ibijyanye n'umugenzi ujya mu bwami bw'Imana. Ese umugenzi wo mu bwami bw'Imana akwiye kuba yitwara ati? Icyo nicyo kenshi dukunda gukora cyane kugira ngo abantu barusheho kumenya neza inzira turimo. Rero reka maze nkubwire wowe ndagusuhuza, wowe udukurikira umunsi ku munsi, nkwifuriza umugisha w'Imana n'amahoro n'amahirwe. Nkunda kubwira ngo amahoro n'amahirwe. Birashoboka ko waba urwaye, waba umerewe nabi, ariko kandi nkubwire ngo humura, Kristo Yesu arakiza, Kristo Yesu ni umutabazi, Kristo Yesu ni umwami. Inyuma ya kamera muri kumwe na Reverend Pastor Nshimiye, byonyine birahagije. Ndabakunda cyane, ariko tararenga hano reka nkubwire ngo kora subscribe. Subscribe ni amasegonda nk'atanu yonyine, reka nyaguhe 1 2 3 4 ntanarengeje, wakabaye wahishoje kera. Imana rero igumugisha ko wakozeho, kandi nawe wakozeho tugukoreye shapo tukubwira ngo umugisha w'Imana ubane nawe. Uyu munsi rero tukumwe n'umukozi w'Imana witwa ndera amazina ni Rusangiza Jean de Dieu. Ubwo warushaka ngo mvuge ryarindi bazi cyane Kajegerezo. Nta kibazo. Kajegerezo ubundi wakumva ngo izina Kajegerezo ryavuye abantu benshi cyane iyo bumvishe iryo zina ngo Kajegerezo bahita bagira amatsiko, mbese byaturutse izina Kajegerezo ni abakristo barinyise, hanyuma biturutse muri iyi kariya yivuga butumwa dukora. Hanyuma nari maze kwigisha ijambo ry'Imana, urabona Yesaya 46:3 avuga ngo nzabaheka imfizi zarinda ziburuyenzi ngibahetse. Hanyuma mbasobanurira uburyo umubyeyi iyo ahetse umwana, ubundi mu mategeko yo guheka ari igihe yitwaza impamba. Rero mu mpamba rero umubyeyi ashira mu gikapu, ashiramo ibintu bitandukanye, ashiramo ibyo kurya, ibyo kunywa, ono hari n'akandi gakinisho k'umwana, niko bita akandi agenda azunguriza. Hanyuma ako rero nako agashira mu gikapu. Hanyuma rero hari igihe kigera baba bari kugenda umwana akarira, yamara kurira umwana bakamuheza biswi. Uzabibona ababyeyi mwe muranyumva murabyumva, umwana akajugunya biswi. Kibazo umwana sibigenze, bakamuheza nibere akajya, bakamuheza na yawurute akayanga. Mubyeyi akavuga ati si ndabigenza gute uyu mwana none bigenze none akahita yibuka ko yapfunyitse n'akandi bita akajegerezo. Hanyuma akagakura mu gikapu, yakavana mu gikapu, hanyuma akakazunguriza mu maso ya wa mwana wigize ishano, uko twabivuga wanze guhozwa n'ibintu byose. Hanyuma akazunguza umwana agatangira agaseka. Ukibaza ni gute umwana bamuhaye ibifatika, muhaye biswi yanze guhora, bamuheze yawurute yanze guhora, none bazunguje akajegerezo agize ute arasetse. Rero mwisi y'umwuka rero kugira ngo nzatubaza rero mwisi y'umwuka turaze guhuza gute aka kajegerezo n'iyi si y'umwuka turi. Rero mwisi y'umwuka mu nyumvera akajegerezo Imana dufite. Hari umuntu ubu dukurikiye iyi saha afite inzu nziza, ajya neza, arara heza, agenda mu modoka nziza, ariko mu mutima ruri gusiribanga nta mahoro afite. Nta mahoro afite, araho kuri credit yasiritse ameze. Noneho uyu muntu akahita avuga njye mu nzu y'Imana. Yagera mu nzu y'Imana, Imana ikamureba ikavuga ati ibyo kurya arabifite, ibyo kunywa arabifite, inzu arabifite, none rero amashuri arayafite, nta kintu abuze. Imana igashaka umuntu imanukiramo, ikamumanukiramo kugira ngo ivugane nawe. Yarangiza Imana ikamanukira ngo mu muhanuzi cyangwa mu ijambo ry'Imana, ikavuga ati mwana wanjye, ati ndi kumwe nawe, nzakugirira neza, nawe ibibazo ndabizi. Ako kanya iryo jambo Imana ivuze rigacururutsa wa munabi n'umujinya wose ace byibagirwa, agataha urwaye bwawe ndabuzi, bwa bukwe bwawe bwananiranye ndabuzi, ya madeni ufite ndayazi, babarozi bakuroga ndabazi, ariko nzahagarara. Noneho agataha ameze ngutahanye
igikapu kirimo miliyoni kandi nta n'urupfumuye ajyanye ariko agatahana umunezero bati ivuganye nanjye ivuganye nanjye rero ako ni akajegerezo Imana imuvugirije kugira ngo anezerwe cyagiye Imana ibivuganye natwe ni akajegerezo mu gihe ivuganye nawe itari yanabisohoza kandi ukabyizera kibikoze bikurema amagati mugaseka ukanezerwa kandi utari wanabibona. Mwana wanjye ubukwe bwawe ndabukoze kandi nirabukora ni akajegerezo kuko utitaha uzi ko Imana igeze gute ikibyibuka. Haleluya. Ndafashijwe rero. Abantu badukurikiye rero mukeneye akajegerezo cy'Imana. Mu makuba mufite mukeneye akajegerezo cy'Imana. Mu ntambara mufite mukeneye akajegerezo cy'Imana. Imana ikuvugiriza akajegerezo ukanezerwa ku buryo umuntu akureba mu nzira akabona wasinze umunezero kandi yakubaza wajya kugaruka mu mubiri rwa rugo rwawe nibiberamo ndabizi mwana wanjye nje kugirira neza akajegerezo hari uburyo ikakubwira mu magambo none hari n'igihe ikakubwira none yakazanye ugasohoka nta n'urupfumu ufite ugasohoka wareba nko kuri telefone ugasanga hari uwagukandiye akanyenyeri nanjye Imana yampaye akajegerezo mbyutse mu gitondo ikagukandira akanyenyeri ejo Imana yampaye akajegerezo nari ndyamye mbona wangani nazi ibinje ndimo ngiye kubona mbona akajegerezo iza yakazanye karaza uzi ko Imana ishobora gukoresha umuntu wayo akagukandira akanyenyeri n'indimi zawe zaragiye zikagaruka ako kanya muvande indimi zari zaragiye zikagaruka. Rega buriya abantu banatwumve kenshi ibigeragezo bituma kenshi umuntu ashobora kuba yagwa birashoboka akanamuka. None ko cyabavuga ubutumwa akunda kuvuga ngo mwihangane mu bigeragezo ngo mwebwe ngo nibwo Imana mukomera. Nukuvuga ibigeragezo bigomba kubaho ariko nta muntu wishimira yuko abigumamo. Ntago twaremewe kubigumamo. Oya. Anyuma ndashaka ngo urumva twinjiye mu kintu cy'akajegerezo ariko kijyanye n'imbaraga z'Umwuka Wera kuko kenshi n'Imana ibikoresha umuntu kugira ngo aze kukubwira bitume noneho utaha umeze neza. Rimwe rimwe ubundi waje mu rusengero uguwe nabi ariko Imana ivugana nawe baraza gutaha umeze neza. Ibi bikorwa naki rero bikorwa n'imbaraga z'Umwuka Wera. Ndashaka ngo tuganire ku mbaraga z'Umwuka Wera nk'umukozi w'Imana. Umwuka Wera iyo wumva Umwuka Wera umva gute? Ubundi abantu badukurikiye bagomba kumenya ngo Umwuka Wera ni iki. Ntago ari umuyaga ko mutere abantu bumva ngo umuyaga. Umwuka Wera numwe mu bapersona batatu cyangwa se mu butatu butagatifu bugize Imana. Ubundi ni Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Ariko ibyo bintu uwo Mwuka Wera ni umuntu ariko udashobora gukorwaho n'amaboko y'abantu. Niba rero mukumva Mwuka Wera mwumve ngo ni umuntu arumva arareba aratekereza afite amaboko afite amaguru arakora. Hanyuma aho ngaho nibyo nagerageje kwereka abantu ubundi ngange ubahagaze imbere kugira ngo abantu bumve Umwuka Wera uburyo akorera mu bumana babisobanukirwe kuko tuvuze nk'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera abadasobanukiwe bahita bavuga ngo ni Imana eshatu tuvuze. Oya ahubwo ni Imana mu butatu ikora gute rero ngewe bahagaze imbere ndi kajegerezo ariko ndimo abantu batatu ati baherera nukuvuga ari kajegerezo mureba uyu physical uyu nguyu tubona uyu w'umubiri noneho hari nundi kajegerezo noneho ugizwe n'iki n'umwuka uyu nguyu ndi gukoresha uyu nawe ari wo bugingo noneho hakaza nundi witwa bugingo ubwo bakaba batatu. Hari kajegerezo muri kubona habuzingi hari umwuka usanzwe hari n'umwuka hari na bugingo kuko umwuka wose umuntu wese arawugira. None kuvuga ibyo bintu ni bitatu ariko ibyo bintu kari bitatu byose bikorera mu muntu umwe. Ni ukuvuga habuzemo kimwe ni ukuvuga ntago naba ndiho
nukuvuga mu buryo rero bw'ubumana ibyo bintu bikoze Imana imwe data ariko n'umwuka wera bigakora ikintu kimwe ariyo Mana imwe ariko mu butatu butagatifu. Hanyuma ibyo bintu bikaza gukora, hanyuma uburyo bikora buri kintu cyose gikora bashingiye ku gikorwa kigiye gukorwa. Niyo mpamvu buriya ningenera kugira ute guterura iyi Bible ndakoresha umubiri. Umuntu wese wakishijwe byangombwa ko yifuza umwuka wera. Ahubwo umuntu wakishijwe akaba atanagira n'inyota ngasenge, ubundi ngiye nagira umuntu inama mbere yuko usengera akawunga na visa na etage usengere kubona umwuka wera. Kubera iki? Kubera ko umwuka wera niwe essentiel, niyo visa yacu. Buriya umuntu batamutereyeho visa yo kujya mu mahanga ntiyabona indege ntiyagenda. Rero umwuka wera niyo visa Imana yashize ku bana bayo kugira ngo ari wo uzabazamura. Niyo mpamvu Paulo yandikira Abefeso igice cya mbere 13 yaravuze ngo Imana gimaze ngo kutubwiriza ubutumwa bwiza bw'agakiza ngo yadushizeho ikimenyetso, ahita kivuga ngo kandi icyo kimenyetso ni umwuka wera. Bivuga ngo umuntu uriho iki kimenyetso niyo password yo kuzamurwa mu ijuru. Rero bivuga ngo umwuka wera arakenewe kuko utamugira utamufite ntago azigera agira ute azamuka. Hanyuma rero abantu bahita bambaza rero ati kuvuze ngo abatagira umwuka wera yego ntibazazamuka, aba bantu twababwirwa n'iki? Kuko abantu benshi bazi ko kenshi abantu benshi bashobora kwazi bete nta n'umwuka wera ngira. Babazi ko wenda umwuka wera ari ugutegeta cyangwa se akaba ari wenda kuvuga indimi no guhanura. Hanyuma umuntu aza kubwirwa n'iki ko yuzuye umwuka wera kajagara iki kimenyetso. Hanyuma icyo nico kibazo tugiye gusubiza. Icya mbere ni ukuvuga ikizakwereka umuntu ufite uyu mwuka wera iki kimenyetso ntabwo bisaba ngo atitire, ntabwo bisaba ngo ahanure, ahubwo Bibiliya icyo itwereka tuzamubwirwa n'imbuto yera. Yohana hanura aho ngaho 15 ku murongo wa 16 yavuze ngo simwe mwantoranyije ahubwo ninjye wabatoranyije kugira ngo mbashiraho ngo kugenda mugende mwere iki imbuto zanyu zigira ute zigumeho. None uko kwera imbuto zikwiriye abihanye ni ikimenyetso kigaragaza ko wakiriye umwuka wera, kuko umwuka wera ni umujyanama, ni ukugira inama yo kwera imbuto zikwiriye abihanye. Haleluya. Hanyuma rero icyo ni ikimenyetso kikubwira ngo umwuka wera muri kumwe, nubwo udahanura nubwo udatitira, ariko niba ibikorwa byawe ari byiza, izo mbuto zawe ari nziza, kuko na Bibiliya iravuga ngo igiti cyose kigirwa cyiza n'imbuto nziza cyera, kandi igiti kibi kigirwa kibi n'imbuto mbi kigira ute cyera. Niba rero wera imbuto nziza, uruwa data wa twese ufite mwuka wera. Haleluya. Icya kabiri kizamuranga uyu nguyu abaho mu buzima bwo guhora yezwa. Kwezwa atinya icyaha. Kwezwa ni igikorwa kidakorwa umunsi umwe, kubera ko Bibiliya ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Bivuga ngo rero tukiri kugenda kwandura birashoboka, ariko ikibazo si uguhorana uwo mwanda, ahubwo ni ukumenya ngo ese niye hari igikarabiro. Yego. Ninde ushobora kunyuza. Rero njya nibaza umuntu ubana icyaha amezi 3 amezi 4 5 kibaza. Icyo ni ikimenyetso kikugaragariza ko nta mwuka wera ufite, kuko ufite mwuka wera ntabwo wakimara nayo mezi yose, kuko ni ukuvuga ngo ni igikorwa gihora cyo kwezwa gikorwa buri gihe. Akakubwira ati ezwa kubera iki? Impamvu bakubwira ngo wezwe nuko utazi umunsi n'igihe. Ubundi umuntu utejejwe mushumba ameze ng'umwana w'ikirara utarariye mu rugo. Mu isi y'umwuka ameze nk'umwana w'ikirara utaraye mu rugo. Nukuvuga hagize ikiba iryo joro biravuze ngo abari mu rugo nibo bagenda, ntago bajya kumushaka. Oya, bahita bagendana n'abariyo. Hanyuma bivuga ngo umwana rero nubwo yakosereza ababyeyi ariko agahindukira kaza karara mu rugo, nubwo bamuhana
biragera nyuma arara aho ngaho, ariko hagize ikiba arajyana n'iki nabo mu rugo. Rero mu isi y'umwuka iyo wanze kwezwa umeze nk'umwana waraye mu gasozi kandi utazi umunsi n'igihe, biravuze ngo impanda ivuze abana bari mu rugo rwa data bahita bazamurwa n'umwuka wera, ugasigara kuko utaraye mu rugo kandi wazize ikintu kimwe cyo gutezwa. Hanyuma ubwo rero biravuga ngo niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo irashaka ko twezwa ku gatoya no ku kanini. Icya gatatu Umwuka wera tugira inama, atugira inama, atwereka inzira tugomba kunyuramo. Ni umujyanama, ni umufasha. Umufasha wundi ni ukuvuga ni umuntu ushobora kugufasha guterura ikintu utaterura. Ni umuntu ashobora kuguhelpinga, kugufasha mu bintu weho ushobora kunanirwa. Bivuga ngo aho wewe ushobora kunanirirwa Umwuka wera ashobora kwintervene. Niyo mpamvu Zaburi ya 46 yavuze ngo ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Bivuga ngo muri bya byago ugiye kunanirwa, ugiye guteshuka, arongera akagusubizamo imbaraga, akakubwira ati aho ndahari naho tukwiriye gukomeza urugendo. Akakwegura. Rero iyo utamufite nyine uburi wenyine. Ugenda wenyine ugakora ibyawe wenyine, kuko buriya iteka ryose mperutse kubaza abantu, ndababaza ati ubundi ari imodoka n'umushoferi, nawe ngikubaze ninde utwara undi? Ni igiki gitwara ikintu? Umushoferi atwara imodoka. Umushoferi atwara iki? Imodoka. Ahubwo imodoka itwara imizigo. Imodoka ntabwo ari itwara shoferi. Unyumve neza. Umushoferi ni utwara iki? Imodoka. Biravuga ngo ndashaka kubigereranya n'uyu mwuka wera turimo tubabwira. Yego. Biravuze ngo shoferi ni umenya ngo aharazamutse hakwiriye vitesi ya kangahe. Shoferi ni uzi ngo uyu muhanda ubuzanyishwe kugira ute kunyuramo, nta unyuzemo iki imodoka. Shoferi ni uzi ngo ahangaha habujijwe kuhahagarara, ntahagarare ahubwo agahagarara ahemewe. Bivuga ngo ntabwo ari imodoka iri kubimenya, ahubwo biri kumenywa n'uyitwaye. Birabangwa Umwuka wera rero aratutwara. Haleluya. Iyo yabaye shoferi w'ubuzima bwawe, praise the Lord. Haleluya. Umwuka wera yabaye shoferi w'ubuzima bwawe. Iyo ugeze ahazamuka numenya intervention, numenya vitesse yashiramo kugira ngo ako gasozi ukazamuka, kugira ngo uneshe. Ni ugeze mu bigeragezo niwe ukwereka vitesse washiramo. Buri mwana rimwe azaga kubwira ati fata yitatu, fata yibiri, ihangane. Izo ni vitesse bari gushiramo kugira ngo arebe ko wasoza ako gasozi. Ndi kumwe nawe, nzakugira neza. Nono ikindi uyu mushoferi ari we Mwuka wera amenya imihanda iri sanse n'iki. Akavuga ati mwana wanje wewe kuzajya unyura hariya iriya nzira yo mu bujura, yo mu busambanyi, yo mu buhehesi. Oya, ira ntabwo ari inzira yawe, ni sanse nice. Inzira yawe ni iyi ngiyi, nugusenga, nugupfukama, nugukizwa, nukugirira neza abo ushoboye, nugusengera abo uzi n'abo utazi, akakuyobora umuhanda ugororotse. Haleluya. Nono ikindi uyu mushoferi witwa Mwuka wera waruzi ko niyo mpamvu hari ahantu hari parikingi atatwemerera guparikamo. iri mu veza agasanga icyo cyapa kiriho to akabata ahangaha muri mu veza ntabwo bahahagara. Niyo mpamvu Zaburi ya mbere yavuze ngo ahiga udakurikiza imigambi y'abantu, ntiyicane n'abakobwa, nahagare mu nzira y'abanyabyaha. None wowe ni ukuvuga wowe urashaka kutugaragariza, yego ntabwo ngubwiye ngo ntabwo tuzahura nabo, none urashaka kutugaragariza inshuti zawe ni abasinzi, ni abasambanyi, ni indaya, kandi muri wowe twagenzura tugasanga nta papazi ufite yo guhindura babana. Kandi iyo ubanye nabo ngabo ugahagararana nabo utabarusha imbaraga zo kubahindura, birangiza nabo bagize ute baguhinduye, kubera ko waparitsa utakagombye guparika. Umwe yaravuze ngo mbwira uwo mugendana nkubwire uwo uriwe. None uraparika aho utakagombye guparika. Ugasanga noneho ho kugira ngo ubahindure baguhinduye,
kuko aho ngaho wagiye guparika n'ubundi Umwuka Wera uretse gusenga arakubuza. Ese niba ushaka no kubabwiriza yego ushaka kubabwiriza ubutumwa wabatumiye mukazajyana aho usengera. Nose niba ushaka kubabwiriza ubutumwa wabatumiye basi bakazagusura mu rugo mukaganira, kubera ko ushaka ko muganirira mu kabari, kubera ibyo ngibyo wabivuga gute? Ugutegura ikiganiro ngo mu kabari, ikiganiro tuzagirana ni muri lodge, ikiganiro tuzagirana ni kuri pisine, niko aho ngaho iyo parikingi urumva hariho vi cyangwa harito imeze nabi. iyo parikingi ugomba kwishirira amacenga, ntago hari ariyo. Hanyuma ndashaka kubaza ikibazo gisa nk'icyanyuma. Umuntu yakora iki kugira ngo yuzure Umwuka Wera? Hanyuma ikibazo umbajije ni cyiza, wakora iki kugira ngo wuzure Umwuka Wera? Nukuva ngo nk'uko urimo ubibona, nukuvuga uyu Mwuka Wera ntago akunze kujya ahantu hadateguye. Nukuvuga kugira ngo Umwuka Wera aze urabitegura, ukabigirira inyota, ukabishakisha. Kubishaka ntabwo ari ukuvuga ngo ndabishaka, ahubwo kubishaka ni ukugenda uhindura imyitwarire. Niba hari ibibi wakoraga ukabireka, kandi niba hari ibyo utakoraga mu buryo bwo gusenga ugatangira ukabyitoza ugasenga, kugira ngo Umwuka Wera umutegurire. Umwuka Wera baramutegurira, ntago apfa kuza gutyo, ntago yimanuka nk'ikimanuka. Gomba kumutegurira. Bese ni umwami ugiye kuza ahantu. Wanjye nasenze amasengesho iminsi 3 nsaba Umwuka Wera, musaba njya mu minsi 3 niyiriza ubusa, umunsi wa mbere, uwa kabiri, ku munsi wa gatatu Umwuka Wera anzaho. Haleluya. Umva se Umwuka Wera baramutegura, ni umwami. Uzarebe n'ahantu umwami arajya barategura, bagasiza utununga bihuru bagatema, kuko umwami azaza. Ubwo rero niyo mpamvu Yohana yavuga ngo mutunganye inzira za Nyagasani, bitemwe, utununga dusizwe. Vuga amagambo makeya umuntu yitangire yihane. Umuntu mu yandi magambo utangira wihane, ukore imirimo myiza, wizere, kandi wanjye ikibi n'igisa nacyo cyose. Amagambo mabi yareke, wihatire gusenga. Gatatu senga. None iki gira inyota y'icyo kintu utari wabo cyangwa Mwuka Wera. Hanyuma uraje uzatubwire mu minsi iri imbere. Mwuka Wera natagufatira mu gikoni, azagufatira mu buriri, cyangwa se agufatire mu rusengero, no mu murima yagusangayo. Nta hantu Mwuka Wera isaha iyo ari yo yose Imana yateguriye kukumanurira Mwuka Wera arawumanura. Ndagira ngo ngubwire ngo ibyo nubikora Mwuka Wera uzamwakira mu izina rya Yesu. Dusoza, umuntu ashobora kwibaza ngo sike njyewe ndibyo ndi umukristo ariko sindabatizwa, ese nabona Mwuka Wera? Icyo kirashoboka, kuko nanjye ubahagaze kuri microphone, nukuvuga njyewe nabatijwe mu Mwuka Wera, ntari nabatizwa mu mazi menshi cyane. Nanjye niko byanyendekeye. Icyo ni ikintu gishoboka, nukugira ya nyota, ni ya nyota, nukwanga ibyaha, nukureka ibibi ugashaka Imana, nukubanza kubishaka, ukaza ukabigambirira umutima wawe, ukabifiringa, ukabyumva, kwamara kubyumva mukamuha ikaze, Mwuka Wera arakumanukira. Reka twifurize abantu umugisha w'Imana. Haleluya. Tubabwire ngo Imana ibaho umugisha umuntu wese niyifuze Umwuka Wera, kuko Umwuka Wera niwe udufasha, niwe udushoboza, niwe utwereka inzira zose, kuko Umwuka Wera ashobora gutuma turushaho gusenga no gukora ya mirimo. Yesu yaravuze ngo ndagiye ariko nzabasigira umufasha ari Umwuka Wera, ngo icyambere azenda ku bya data abibamenyesha, icya kabiri muzakora ibiruta ibyo nakoze, ngo azanabahishurira nibyo mutaramenya, nibyo atatubwiye. Mwuka Wera azabitubwira ibyo Yesu atatubwiye. Mwuka Wera ngo azabitubwira. Urumva rero Mwuka Wera ni ingenzi. Mwuka Wera ni usangiza Imana iguha umugisha. Amen. Shandudiye Imana iguha umugisha. Ariko hari abantu bashobora gushaka wenda nko kuguhamagara kuri channel yacu kugira ngo wenda ngo ukomeze ubagire inama. Murakabati jewe rero sindawumenya ariko wangira inama akaguhamagara.
yakubona ku iyihe nimero? reka tubabwire tubahereze nimero. Ashobora kugira ikindi kibazo kijyanye n'ibyo tuvuze akaduhamagara, cyangwa se akeneye ubundi bufasha bw'amasengesho akaduhamagara ku nimero tugiye kubabwira. Ni 078 50 50 nanone 829. Twazisubiramo kabiri. Ni 078 50 50 829. Amazina yanjye nitwa Rusangiza Jean Dodier nk'uko mwabivuze. Hanyuma rero turi kumwe, Imana ibaha umugisha, kandi Umwuka Wera ababera umufasha, ababera umujyanama w'ibihe byose mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane rero, nakagaruka ku biganiro byacu bya buri munsi. Nta kintu uzasanga kuri channel yacu usibye kumva ijambo ry'Imana, indirimbo ndetse n'ubuhamya kandi buzima buturutse ahantu hizewe. Umugisha w'Imana ubane namwe, imbabazi z'Imana ukomera kuwiteka. Wowe washobora n'iki kiganiro ukore subscribe. Imana iguhe umugisha, amen.